Tariki 7 Mata 1994 mu gihugu cy'u Rwanda habaye amahano atazibagirana, Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu cyose cyacuze umuborogo, umwijima wakwiye ahantu hose, ubumuntu bwarabuze mu bantu, Abatutsi barishwe bazira uko bavutse, nabo batigeze bagiramo uruhare. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiragaruka ku ruhare rw'abayobozi muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abo ngabo bari bafite amashuri menshi ya za kaminuza, nibo bagombaga gukumira Jenoside, ariko siko byagenze, ahubwo bagize uruhare mu kuyiteza ndetse no kuyishishikariza abandi kuyikora. Iki kiganiro wagiteguriwe kandi uri kukigezwaho n'umugaragu wanyu w'ibyegeranyo Olivier. Kora subscribe, like, share na comment dukomeze kubana. Uwa mbere wagize uruhare mu gutegura Jenoside ndetse no kuyishishikariza abandi ni uwitwa Léon Mugesera. Uyu azi mu mbwirwaruhame yatanze ku itariki 22 z'ukwa 11 1992 ahitwa ku Kabaya, uyu munsi akaba ari mu karere ka Ngororero, aho yavuze amagambo avuga uti Abatutsi tuzabasubiza iwabo muri Ethiopia tubanyujije muri Nyabarongo. Icya kabiri nawe bakeneye kubabwira ni ukutavogeza. Umuvara rwose mujyanye iryo jambo rivuga kutavogeza. Mbe wa mugabo we, nawe wa mubyeyi we muri hano, harya umuntu azaza yicaye mu rugo rwawe ahaniye wongere wemeye ko agarukaho ko? Muzi yuko hari inyenzi ziri mu gihugu zafashe abana bazo zibohereza ku rugamba kujya gufatanya n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu mwiyumvira muzi. Icyo gihe ni ukuvuga ko twebwe abaturage bagombye gukora, tugomba kwikorera izo ngegera tukazitemba. Ibi mbibabwiye mu manyakuri nk'uko byanditse mu ivanjiri. Igihe muzemera ko inzoka iza kubarya mukayireka ikabagumamo ntimukira, ngenda kumenyesha ko bajya muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwabo. Uyu akaba yari afite diploma y'ikirenga mu by'indimi kandi yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yahoze yitwa Inari National Université du Rwanda. Dr. Léon Mugesera ubu ngubu yakatiwe igifungo cya burundu nyuma y'uko afatiwe muri Canada akaburanishwa ndetse ibyo byaha bikamuhama. Undi ugaruka ku ruhembe rw'iburyo mu bacurabwenge ba Jenoside ni uwitwa Ferdinand Nahimana. Uyu akaba yari afite diplome y'ikirenga mu mateka, yari yarakuye mu gihugu cy'Ubufaransa mu 1994. Yari umuyobozi uhagarariye itangazamakuru kuri radiyo ndetse na televiziyo RTLM. Iyi radiyo ikaba na televiziyo RTLM yagize uruhare runini mu gukangurira abanyarwanda, ibigisha amategeko 10 y'Abahutu ndetse yigisha Abahutu kwica Abatutsi. Kuri nimero yacyo ya 6 Ukuboza 1990, ikinyamakuru Kangura cyandikwaga na Hassan Ngeze cyasohoye amategeko 10 y'Abahutu yerekana ko Umututsi ari umwanzi w'Umuhutu. Mu 1993 kandi nanone cyasohoye inyandiko ivuga ko inyenzi ibyara indi nyenzi. RTLM ndetse na Hassan Ngeze wari uhagarariye ikinyamakuru cya Kangura bakatiwe igifungo cya burundu kuri ubu ngubu kubera uruhare bagize mu gukoresha itangazamakuru nabi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Undi mucurabwenge turakugezaho udakwiye kwibagirwa uyu munsi ni Colonel Toneste Bagosora. Uyu akaba yari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo ex-FAR ubwo Jenoside yakorwaga. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko uyu yari umuhezanguni w'imbere mu bahezanguni bari ku butegetsi bwa Habyarimana, aho yakunze kugaragara mu mvugo ze avuga ko Abahutu n'Abatutsi badashobora kubana mu Rwanda. Muri Mutarama 1993 ubwo yari ari muri bamwe bahagarariye Repubulika ya kabiri mu masezerano yari ari kubera i Arusha y'amahoro hagati ya FPR ndetse na leta y'u Rwanda, Bagosora ntiyishimiye ibyanzuwe mu nama, maze arahaguruka yivumbuye n'umujinya mwinshi avuga amagambo agira ati ndatashye kandi ngiye gutegura imperuka y'Abatutsi. Uyu Bagosora aya magambo bivuga ko atari we wa mbere wari uyivuze, kuko amateka agaragaza ko Perezida Gregoire Kayibanda nawe yigeze kuyakoresha mu gihe cye. Uyu Gregoire Kayibanda
bivuga ko ari we watangije iyi mvugo. Bagosora yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 35, ariko ku itariki 25 Nzeri 2021 yaje gupfira mu bitaro byo muri Mali azize uburwayi bw'umutima. Undi turakugezaho tutakibagirwa umugore washyizwe ku rutonde rw'isi nk'umugore wa mbere wakoze ibyaha ndengakamere bya jenoside. Uyu nguyu mu 1994 yari minisitiri w'imibereho myiza n'iterambere ry'umugore mu Rwanda, ariko niwe wafashe iya mbere mu kubihonyora. Uyu nguyu nta wundi ni Nyiramasuhuko Pauline, ashinjwa ibyaha byo kuba yarashishikarije interahamwe kujya zibanza zigafata abakobwa ndetse n'abadamu ku ngufu mbere yo kubica. Nyiramasuhuko Pauline amateka agaragaza ko yavukiye mu karere ka Gisagara k'uyu munsi, kandi amateka avuga ko yavukaga mu muryango ukennye, ariko akaba yarakuze ari umuhanga. Ibyo byamuhaye amahirwe yo kujya kwiga mu kigo cy'amashuri yisumbuye ku kigo cya Karubanda, ubu ngubu giherereye mu karere ka Huye. Aha yahahuriye n'uwahoze ari umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga, nawe ari umunyeshuri, bicarana ku ntebe imwe y'ishuri ndetse baba inshuti biratinda. Abenshi bakaba bavuga ko ibyo ngibyo byamuhaye amahirwe yo kuzamuka muri politike ndetse no mu buyobozi bwari buriho icyo gihe. Ntabwo byarangiriye aho ngaho gusa, ahubwo abigiriwemo inama na Agathe Kanziga yaje kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda yahoze yitwa Inari, ajya kwigamo isomo ry'amategeko ndetse abonamo bachelor's degree. Uyu Nyiramasuhuko Pauline yaje gufatwa ndetse ajyanwa i Arusha muri Tanzania kuburanirayo. Mu 2015 urukiko rwamuhamije ibyaha ndetse akatirwa igifungo cy'imyaka 47. We n'umuhungu we Arsene Shalom naho bari, kubera ko ari we bivugwa ko bafatanyije gukora ibyo byaha byose. Aya magambo yose abategetsi bagiye bavuga n'abanyapolitike atandukanye n'abanyamakuru yagiye acengera mu mitima y'abaturage gahoro gahoro, maze bituma bakangukira gukora jenoside nk'inshingano ndetse nk'akazi, birengagiza ko ari icyaha. Uyu munsi rero icyo dushimira nuko inkotanyi zahagaritse jenoside, ndetse uyu munsi tukaba dufite ubuyobozi bwiza bwimakaza umunyarwanda, bwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ubu abanyarwanda twiyemeje kubaka igihugu kidaheza kandi gishingiye ku ndangagaciro ndetse na kirazira. Wakoze kubana natwe. Niba utarakora subscribe ndetse like na comment, ukaba wakunze ikiganiro cyacu, wabikora ukadutera imbaraga. Hari igitekerezo wifuza kutugezaho cyangwa ibindi wifuza ko tuzakoraho ubutaha, wabyandika muri comment.